Gabi salama. Salama. Meze fresh. Fresh. Misi myinshi wa? Gahunda nturizi. Imyaka myinshi. Urimo neza igitaramo urakiteguye neza cyane Gabi? Nk'ibisanzwe ndavuga nk'ibisanzwe nuko ari imyaka myinshi ariko yiteguye kubana n'abantu no kujya kubona bene wacu mu minota yacu. Gabi ni ryari ku munsi wa nyuma uherutse gukora igitaramo ubwo wibuka ku munsi wa nyuma uheruka? Mperuka kuri stage muri 2016. 2016. Wow. Yeah, so imyaka 8 irashize udaherutse igitaramo. Ubu se energy urumva zimeze gute ukurikije energy z'icyo gihe ari z'ubu ngubu? Ni bisanzwe turi gukora ibintu ukunda kandi ari ibintu ufitemo Imana yaguhaye n'impano reka byite niyo. Ikindi kandi uririmbira n'abantu bawe energy ziriza ziri mico n'ukuvuga ngo ziva muri bariya bazivoma bikagenda neza. Ubu se Brisbane audience ni ibintu utaretse kujya imbere y'abantu igihe kinini cyane nk'uko bamaze kubivuga. Uriteguye abantu bafite indirimbo like warapanze fresh. Maze imyaka myinshi ntari mu muziki cyane ariko navuga ngo nyine ukongera kubakumbuza karanyuze zanjye ndazita karanyuze kuko imyaka 8 myinshi muziki yasohoka ni myinshi so ni karanyuze ariko ahubwo abantu bari buneze bari bishimye tukajya ku indirimbo. So uraburi kumwe n'abandi bahanzi batandukanye bisobanuye iki kubona wongeye guhura n'abahanzi batoya mu maso yawe abana batangiye gukora umuziki ubu ngubu harimo nka Manzi mu jene nawe kiri kuzamuka vuba bisobanuye iki kubona mugiye kujya kuri stage imwe? Actually ndashaka no kumuha credit kubera ko iki gitaramo ntabwo cyari cyanjye ahubwo ni igitaramo igitekerezo cya mbere cyazanye na Manzi akingiza warambwira ati ubu ninjira mu muziki ariko ndashaka imbaraga zawe ndashaka kunshyigikira ubwo utabiruka atari experience n'izina abantu baramenye arambwira ati rero ndashaka gutaramira Brisbane so kubona rero n'izindi bagabo kubona ibyo yatekereje first of all yarashyigikiye na community y'ahantu n'ikintu gikomeye cyerekana ubufatanye muri diaspora y'abanyarwanda na community muri rusange ndumva hano na community y'abantu bari mu Kinyarwanda ashaka abanyarwanda turabarasa n'uko nabyita ni bene wacu turi bene wabo so ni byiza cyane kubona umwana ukiza mu muziki ashyigikiwe ibintu bikitabirwa gutya ni ibintu byiza let's hope for good. Ubu se twizere se koko uba waye nk'ugaruka uko ugarutsemo naho nagiye aho nigiye gusa nigiye ariko ari igihe tu reka mvuge ko ari igihe gusa kuko naho nagiye nayo ikindi kandi by'imiziki ntumenya mu gihe gikwiriye bazajya babona ko umusaza umaze gusaza abantu benshi baragukumbuye nibaza ko community ya Brisbane yari gutegereje ku rwego rwo hejuru kuko Gabi ni izina rikomeye rifite icyo ryakoze mu muziki noneho nibaza ko ari ibintu bidasanzwe witeguye kuvibinga n'abantu ba Brisbane cyane niteguye kurimbana nabo whatever baba bibuka indirimbo zanjye batazibuka niteguye just nibo gusapotinga nibo kwereka ko community ni yacu umuryango wacu tw'Abanyarwanda mu gushyira hamwe ni entertainment kuzamura entertainment urumva n'abana amaraso mashyaza natwe bakera tukavuganga ubwo harimo n'ababireberamo tuvuge nka n'abana bataranagaragaza impano zabo ariko bari bubone ibintu bibere abantu bati kumbe turashyigikiye kumbe dufite imiryango dufite abantu badushyigikiye that's the main ndizera ko ibintu bigenda reka twizere ko araba ari show nziza cyane abantu barakwiteguye indirimbo za kera cyane harimo mvugana n'umujene umwe arambwira ati Gabi atumumbwire ntasibe ntareke kuririmba ngo ngurangora so urumva ayebutiki irahomba ndatuza n'impamo urangora muko mwegurira depo nguranguze nk'abandi bararya ndahonga irashya ndazinga. Asante sana Gabi, reka dutegereze kuri stage turebe ko bivuze kugenda. Urakoze ku mwanya duhaye Gabi, asante sana. Big time.